Mama Sava ni umudamu watandukanye n'umugabo, ni umudamu ufite abana biwareze. Rero uwo mupasiteri Nyita Twahirwa Emi ni Pesa Special ngo haye ikaze ko tujye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni Pastor Claude nogiye kwakira. Pastor Claude ni umwe mu bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi kubera amagambo agenda atangaza cyane mu biganiro byiwe biba bikakaye, atajya arya indimi. Ni umwe mu bagabo bihagazeho rwose kuri izi mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nifuje nka Pesa Special twamuganiriza uyu munsi. Meze neza cyane. Jango kameramani kutamwakiriye se. Kameramani ahora yiyakiye. Tumuvuga abantu akobwa baba diaspora bazumve ko ari n'umusore mwiza muremure w'inzobe. Claude, uyu munsi rero kuri we message baza kohereza umuntu mbere ko tuganira. Umuntu mutse muhuye nonaga muri iki gitondo ni message amubwira nge yanye nayita. Umuki ndavuga ngo muri iki gitondo umuntu aramutse na Pastor Claude message y'ihumura ushobora kumuhereza niyi. Biterwa n'uwo duhuye wari we n'ikibazo afite icyo ari cyo. Umuntu umuhumuriza bitewe n'ikibazo akubwiye. So urumva rero uye n'umuntu akakubwira ko ashonje mu gitondo cya kare. Duhuye kashonje mbere yuko musengera cyangwa mbere yuko mubwira ngo naho muri Imana namuha umugisha mfite bitanu ngomba gukura mufuka nkamuhereza kuko arashonje akeneye kurya. No kuvuga ngo ikibazo ubundi gikemurwa n'ibikireba ntabwo amagambo ajya akemura ikibazo. Inzara ikemurwa no kurya, kwambara ubusa bikemurwa no kwambara, kurwara bikemurwa no kujya kwa muganga kwivuza. So ibyaha bikemurwa no gusenga Imana no kwihana ugakizwa. Ubwo umuntu uvuga amagambo y'urukozasoni we, amagambo y'urukozasoni uwo nawe agira hava akagira n'ahandi yerekera. Okay, ako kantu turaza kukagarukaho cyane. Reka dukubite tubangura. Uyu munsi Pastor Claude wavuzwe muri saga nyinshi na Pastor Mutesi. Uyu munsi mbere ko twinjira mu kiganiro we na Pastor Mutesi no munsi bihagaze biti. Tutari umugore wanjye se simba umugabo we bihagaze bite? Ari we nanjye ndiwe, arahagomba kuba ari nanjye ndahagomba kuba ndi. Arahagomba ko nawe urahagomba kuba. Yego. Kuba nda amahoro ni ibyishimo kuri jye no kumana n'umuryango wanjye. Kuba nawe ari amahoro ni byiza cyane. So urumva rero numva nta kintu nabirenza. Ubuzima bwawe na famille yawe nka past kozi y'Imana abantu bose bizera uyu munsi ufite iki usikara iki kizira gite muri society? Nta kizinga afite. Kizinga cyaba gihari nuko nakoboka hava amaraso, ikintu cyankomeretsa hava amaraso, nuko ijisho ryavamo, nuko ikintu cyakubita ku mutwe hajya kwa muganga, cyangwa narwara malaria, cyangwa nagira indwara runaka iyi gatuma njya kwa muganga. Icyo ni kizinga. Ikindi kuba naburara nkicwa n'inzara, umuryango wanjye ukicwa n'inzara, ntafite ahomba, ibyo ni bimwe mu byatuma numva ko ufite igishakwe n'ikizinga. Ariko urumva ibindi ngo bamvuze bagize gute, ubuse kuvuga n'umukuru w'igihugu baramuvuga nkaswe Claude Niyonzima ati njye ntavuga njye ndinde wo kutavuga. Ndinde se na Yesu baramuvuze n'ubu baracyamuvuga ndinde wo kutavuga. Ariko buryo bavuze n'igihugu kigira abanzi bakirwanya ariko kikabatsinda ndinde wo kutavuga. Ubuse koko ngo bavuze uzantuka igitutsi kigize icyaha amategeko azabimubaza, ariko uzajya hari akajya agasakuza akagira gute, ibyo ntacyo bibwiye. Icyo gihe nta kintu bizabikubwiye. Apotre Gitwaza bavuze ko yapfuye yagiye mu isanduku, bavuga ko bamufatiye muri hotel asamba, n'abanyamakuru barabihimba, ariko akomeza umurimo w'Imana. Ubwo si ibintu nk'ibyo abantu bavuga umuntu akumva ko hari bidahura. Ati hari ibidahura. Uherutse gufatira umunyamakuru Tesi Scofia gahangura avuga uti ntakazajya kuvuga. Yari yahangaye igiti kiturirwa. Rero urumva kirazira ko hari igihe umuntu avuga agatanga inama nkawe ntunuze, ariko iyo hinjiyemo akandi kantu kamugobeko gasa n'akarenga umurongo, gasa n'akava ku murongo w'umweru kakegera umurongo utukura, aho ngaho biba byamufashe n'isura. Tuvuga uti nanjye ndaje mubwiye. Niko byubakitse. Bituma ukubwiye ubusa umusubiza ubusa, ukubwiye ibyiza umusubiza ibyiza, ariko
ibyiza noneho mu mutima w'ubugwaneza ugerageza kujya, ariko urumva hari n'igihe reka turi abantu bajya bumva ko tugira kamere natwe, bajya bumva ko tubabara, bumve ko turakara, ariko Petero yaravuze ngo nimurakara nimucocoberane izuba ntirikarenga mugicocoberanye mukirakaranyije. Rero tugomba kurakara, twarakara na Yesu yararakaye ubwo yavaga i Kana y'i Galilaya yamaze gukora igitangaza cyo guhindura amazi kuba divayi, yerekeje inzira na mama w'umubyara Mariya. Bageze hafi ya sinagogi y'ihekaru, Mariya arakomeza azi ko umwana muri inyuma, umwana akatira mu rusengero, umubyeyi akomeza yigendera. Hanyuma umwana ageze ku rusengero asanga bacuruza bagurisha inuma ibiki byose mu rusengero, afata ikibiziriko by'indembe araboheranya atangira gukubita abantu, yarakaye ari serious, nta mikino afite. Rero hari igihe kigira abantu ibintu by'imikino bikarangira, abantu bajya bumva bakavuga ngo we wari sura n'umukozi w'Imana, ngo reba ukuntu yarakaye, ngo reba ukuntu avuga, ngo reba ndeka ntibishoboka. Yosuwa yari umukozi w'Imana, Yosuwa niwe wasimbuye Mose ku rugamba. Yosuwa Mose amaze gupfa, Imana yabwiye Yosuwa ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Kandi abantu bibuke ko iyo dusomye kuva 17 umurongo wa 8, Uwiteka abwira Mose ngo bwira Yosuwa atangiza urugamba kuko abamareki batangiye kwica ubwoko bwa Isirayeli. Wabyumvise neza? Hanyuma Mose abwira Yosuwa afata ingabo batangira kurwana n'abamareki. Hanyuma Aroni na Huri, biravuga ngo Aroni na Huri bazamura ibiganza, bazamura amaboko ya Mose. Hari abantu rero bashinzwe kuzamura amaboko yacu, bakaduha ngo komera turi kumwe, bakayazamura komeza turi kumwe, usichoke, endelea, usishindwe, tuko pamoja na wewe. Bene abo rero barahari. Hari n'abandi rero b'abamareki, abamareki baba batera amabuye y'amamesaje, batera amabuye y'ubukomanteri butukana, abo ni abamareki. Bwa message bw'umukomanteri butukana, abo n'abamareki. Noneho rero Abisiraheli yakuri nabo barwana n'abamareki, barandika mukozi w'Imana komera turi kumwe, mukozi w'Imana turakwemera, mukozi w'Imana atera imbere, aha naho uzahavuga utya, ibintu nk'ibyo. Abo rero abamareki bahozeho kuva kera. So rero bumve ko pastor yarakaye, pastor afite umujinya, yarawufite n'umuntu, kuko ntabwo ari marayika, na shitani ari marayika mu ijuru ukomeye cyane, aririmba amajwi ane, aruto, soprano, tenor, bass mu ijuru, ariko umunsi umwe aza kwigira karakajyahe, Imana imuca mu isi, imushyira mu isi, imwohereje mu isi. Urumva shitani yari yarakaye kandi yari marayika ukomeye mu ijuru, ararakara. So urumva rero turi abantu n'abantu turarakara, twagira umujinya, kamere yaza, ariko gusa tukibuka abo turibo, twarangiza tukavuga ngo ariko aha turi nihe, ndava he ndajya he. Rero umuntu akibuka uwo ari we. Iyo umuntu yibutse uwo ari we rero aravuga ati agahita aca bugufi, mu Giswahili babyita kunyenyekea, guca bugufi. Umuntu agaca bugufi rero akubaha Imana, akavuga ati Imana umbabarire. So ngayo nguko ukoresheje akantu uvuga uti nibyo hari message tugenda dutangwa. Uyu munsi nkundabura gukurikirana ibiganiro bya munsi ku munsi, ariko ntabwo nshobora kureba ikiganiro cyawe wakoze ngo ndagize ntabonye comment irimo umwe mu bantu bibaza ngo ese Pastor Claude ni umukozi w'Imana cyangwa ni umuntu waje gushaka amaramuko kuno mihanda akoresheje ijambo ry'Imana. None se amaramuko ninde ubamaramuko muri abo bose? Claude afite imodoka ibiparitse, essence ijyamo, urumva inabuze essence nafata moto, kuko ibyo ntabwo ari nta kibazo. Ntabwo navukanye imodoka, sinavukanye ibiki, sinagize gute ibintu ibyo byose. Yobu yaravuze ngo ibyo byose Uwiteka niwe wabimpaye. Impamvu nuko wabyumvise neza. Hanyuma rero sasa muri ayo maramuko ntabwo nyimba naje gushaka amaramuko ni ubuzima. So muri bwa buzima rero mfite channel yitwa Ikaze TV Rwanda. Iyo nyiriho rero buri mba ndi mu kazi. Uri mu kazi. Wabyumvise neza. Umufundi agira amafaranga ahembwa ku munsi yandikirwa, umuyede agira amafaranga yandikirwa ku munsi, hanyuma umukozi wo muri office agira amafaranga yandikirwa ku munsi. Nanjye yo ndi ku Ikaze TV Rwanda buriya mba afite umushahara nandikisha ku munsi. Abantu bumve rero niba mbona ku Ikaze ndi mu kazi, ningera mu by'Imana ndi mu rusengero. Rero bajye batandukanya mu muganda. Pastor yagiye mu muganda atanga igitekerezo nk'umuturage mu baturage ibyo bavuze. Pastor yari mu rusengero abwiriza ijambo ry'Imana, ko ntabwo wajya mu nama ya Perezida wa Repubulika cyangwa ujye mu nama ya Meya cyangwa y'intuze ngo ujye kubabwira ngo haleluya, ngo uvuge ko Uwiteka avuganye namwe, ngo urumva oya, utanga igitekerezo ati hari umuhanda utameze neza, muyobozi amazi ntameze neza, amazi cyangwa itiyo yarapfumutse, ibitaro byacu, ibitaro biri kure yacu, ibintu nk'ibyo. Ariko urumva ntabwo ujya kuvuga ngo dusome muri Mateyo twumve icyo atubwira.
oya uri mu nama y'abaturage, uri umuturage, uratanga ibitekerezo nk'umuturage. Iyo turi hano rero tuba dutanga ibitekerezo nk'abanyarwanda ku byo twabonye byiza, tubivuge ko ari byiza, ibibi tubivuge ko ari bibi. Ngayo nguko mu mboni za Pastor Claude tubona ubutuzi bugenda bwiyongera, noneho amprise bukaza mu bantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Kuri wowe biguha iri isomo nk'umukozi w'Imana? Bo kuri jewe icyo bimpa ni bivuga ko bazabamenyera ku mbuto zabo bera. Niba umuntu akubwiye ko akora ibintu akaba atabikora, kuki wowe ukurikiza kuki wowe wubahiriza uwo muntu umwemerera mu byo akubwira utemereye mu bikorwa byiwe? Icyo ni kimwe. Ikindi nibwira yuko abantu bakwiye kumenya, umunyarwanda yaravuze ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Niba rero umuntu ari umupfumu araza kurya ibyiwe. Niba umuntu atari umupfu arabanza agenzura arebe ese uyu muntu ibyo avuga bijyanye n'ukuri kw'ibyo avuga cyangwa se ni tekinike diru yibereye muri tekinike. Rero abatekinisiye baragwiriye, biravuga ngo ubwenge bwa benshi buzagwira, ariko icyo navuga cyo ni kimwe, abantu bakwiye kugenzuza ijambo. Yesaya yaranditse ngo nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Rero dukwiye kureba ibihwanye n'iryo jambo kugira ngo umuseke w'Imana udutambikire. Urakoze cyane. Uravuze uti ni ngombwa ko umuntu agomba kubanza kugenzura. Uyu munsi nanone turabigarukaho cyane, turacyari ku bakozi b'Imana. Usanga mwitwikira cyane, bakoresha kwitwikira. Impamvu nawe ngushyizemo nuko nyine ni mu bakozi b'Imana kandi akaba ari mu bakozi b'Imana uyu munsi, ko mukoresha ibigendanye n'amarangamutima cyangwa se ibyumviro by'abantu uyu munsi kugira ngo mubereke ko ibintu byabo biciyemo. Ndaza kugaruka cyane mu pasiteri ejo bundi aherutse guhanura ko Mama Sava agiye kurongorwa. Wenda niba uzi neza ko hari umugore ukeneye umugabo agahita akoresha iyo nzira kubera ko yumva ko ari muri uwo mucyo. Mama Sava ni umudamu watandukanye n'umugabo, ni umudamu ufite abana biwareze. Rero uwo mupasiteri cyangwa se uwo muhanuzi ni ubutubuzi, nawe yaratubuye, kubera yuko nibwira ko abantu baba bakwiye no kubanza gutekereza. Kuba wabuze umusitare yakubonye urimo urabaza Pastor Claude, hanyuma ejo kuko utamuzi uwo muntu utamubonye we yakubonye, ati ndakubona mbonye accident imbere yawe, wari ugiye ahantu mu kibuga cyangwa ahantu kuri hoteli bita hoteli Teka, ndabona hoteli Teka, ndabona ijambo rimeze nka hoteli Teka, ndakubona ufite ibintu bimeze nka kamera, nkabona ruri kuri moto, ngiye kubona mbona imoto iguye munsi y'umuhanda. Warakuzi kandi we ntabwo umuzi, cyangwa hari uwamukubwiye ariko we ntabwo ubizi. Wabyumvise neza, uzahita uvuga ati hoteli Teka, akakubaza ati hoteli Teka ni iki, ikombona ijambo hoteli Teka, mbwete ni ahantu njya nkunda gukorera ibiganiro. Wabyumvise neza. So rero ubuhanuzi bugenzuzwe ijambo, kandi ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye. Yego, none se ko ubuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye. Nawe yaraje mu ifatiro kuganga aravuga ati reka ibyo ngibyo. Mama Sava, Papa Sava. Mama Sava afite amazina yiwe bwite, yiswe na papa wiwe na mama we. Papa Sava yitwa Niyitegeka Gratien. Ntabwo Imana iyobewe ko, none se Imana irabura kuvuga amazina ari mu ndangamuntu ikajya kuvuga amazina y'ubusitare buri aho ngaho budashinga butagira burya, ikavuga amazina yo mu rwagwa no mu byeri no mu biki byose no mu busambanyi. Mama Sava, Papa Sava ni filime y'ubusambanyi no kunywa inzoga. Wabyumvise neza. Noneho rusasa Papa Sava yitwa Niyitegeka Gratien. Uwo niwe muntu witwa Papa Sava, n'indangamuntu ngira ngo nikivuga. Hanyuma Mama Sava afite amazina yiwe yo mu ndangamuntu, ariko najya kuri Papa Sava akajya kuri Mama. Ese Imana kucyo atamubwira ati mbonye izina Mama Sava, Papa Sava. Imana iravuze ngo muve mu mikino mukina. N'urugero, ariko urumva ibyo bakina ni ibyigisha abantu, byigisha abantu, niko kazu kabo ka buri munsi baba barimo barigisha. So ibyo rero yakaba yavuga ati mbonye hari umuntu mukina na filime w'umugabo, kuko yaramuzi ko ari Mama Sava, kandi Pastor Hakim Barushimana ni umuntu uzi Mama Sava, azi Papa Sava, ni umuntu bareba umunsi ku wundi ko ari Papa Sava ari Mama Sava. Urumva rero buriya ntabwo ari ubuhanuzi, bira n'ubutubuzi. Ushatse kuvuga ko Pastor Hakim yaba yarashatse kwamamarira kuri Mama Sava? Yanamamaye nabi, ahubwo hariya yarishenye.
biriya bigaragaza ko bagira abantu bababwira babasikama baba agent ati genda ushakira amazina y'umuntu runaka umbwira uko yitwa umbwira ibyo akora umbwira ibyo yagize hanyuma uyanyohereze kuri WhatsApp nintangira guhanura bati hari umuntu wicaye hanaha ku ntebe ya kabiri yambaye gutya ameze gutya intebe y'inyuma ya gatandatu hari umuntu wicaye w'umugabo yambaye gutya yambaye rineti ku ntebe yo hirya iburyo hari umuntu umeze gutya hafi y'abaririmbyi mu baririmbyi harimo umuntu umeze gutya gutya dore yitwa kanaka katangira kavuga gakubita kandi ukuva n'ibyo akubwiye nibyo baragize uti nawe baraguhanuriye akaza kabitura aho ngaho so ubu se wowe wakubaza tese uri mu rusengero umuntu arakubaje ati uri umusore yego ndi umusore mbonye hari umukobwa muteretana mbonye umukobwa aza agira gutya kurumva yavuze ko kucyabaje kubaza ngo uri umusore yavuze atese mbonye umukobwa umeze gutya na gutya ku buzima bwawe ukuzaho noneho waba uri umugabo ukavuga ati ndi umugabo ati sinzi uko bimeze wabyumvise ariko abanje kumenya ko uri umusore urumva kucyabaza kukubaza irangamimerere ryawe so urumva umuhanuzi rero arakubitaho umuhanuzi ni pa ntabwo abaza ngo uri iki ngo oya umuhanuzi ni gutya wakomeje ukaba uvuga ngo ubuhanuzi burasohora bugaragara uko busohoye kuri Pastor Claude kugeza izi saha hari nk'ubuhanuzi nka butatu ushobora kubwira abanyarwanda uvuga uti njyewe igihe nahanuye kandi byarabaye nahanuye ko perezida William Ruto azaba perezida yego kandi yari afite abamurwanya benshi wari perezida wiwe witwa Uhuru Kenyatta yari yashyize imbere witwa Raila Odinga yego kandi ubona ko rwose binashoboka hari n'abandi biyamamazaga nawe ibyo bintu nabivuze mu kwa gatanu bazatora mu kwezi kwa munani yego abandi batabyumva witwa Bagiti wa Big Town ati ibyo bintu ko tubona bidashoboka bitazanabaho ndavuga nti rero bidashobokira abantu ku Mana byose birashoboka navuze ko nimba atazataha mu gihe bari bamukatiye imyaka 20 ubushinjacyaha bwamusaba imyaka 20 ndavuga nti ngewe Imana senga azataha ubwa mbere nahuye nawe ndavuga nti mbonye igifungo imbere yawe ati buse naba nziriki ko ntiba ko ntaruga ko nagira gute ati naba nziriki ndavuga nti mu minsi mike rwose ntisenga niba udasenze ngo ugire ibyo ukuzaho hari bishe nyuma y'iminsi mike biba biraje barafashwa rafunga musura amageragere ndavuga nti nje kukubwira ngo ugiye gutaha ati ngiye gutase shaka ko numvise bankatiye basabiye imyaka myinshi ibintu nk'ibyo urumva narabivuze simbizi hari n'abandi nuko ubafasha umwanya wo gusenga cyangwa nuko ari Imana bayafashe muri kazo mbo icyambere hari abantu hari impano iba ku muntu atari uko wasenze ariko kuyisengera nibyo bya mbere kurushaho kugira ngo irusheho kugwira kuzamuka mu mikorere yayo gusenga hari impano Imana yishyirira ku muntu buriya impano n'agakiza ni ibintu ibi umuntu ashobora kuba ari umugaturika cyangwa atajya no mu rusengero akagira impano y'ubuhanuzi kandi bugasohora umuntu ashobora kuba hari nabo bita abaraguza mutwe ni umuntu mushobora guhura atanakuzi rwose naho yakubonye urumva ashobora no kuba ari umusiramu yabari n'umugaturika yabari n'umudive yabari n'umuki yigendera mu muhanda cyangwa ataheruka no mu rusengero ariko akakubwira ijambo akakubwira ibintu ugasanga birabaye akaza akakubwira ibintu ugasanga birabaye ngira ngo Claude tuganire byinshi bitandukanye nawe wakwibaza nk'umukunzi wa Peace Special hari byinshi biba bigenda bivugwa hirya no hino nibyo yaje gushyiraho navuga ko ni nk'akadomo mu kiganiro tugiranye ati na perezida baramuvuga igihugu kigira abanzi ndetse n'abakozi b'Imana bose baravugwa nanjye nta cyambuza kuvugwa ni Peace Special kagushimire ko tuba twabanye umunsi jewe ndi Emi Twahirwa.